Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kino busaga kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira kuri 0789 935 16 23 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero wanayitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira cyangwa se ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri, yifuza kubinyuraho, n'iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyawe, imbere yawe hari ibinyabiziga bibiri ushaka kubidepasa, wakora iki? Wagendera kuki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo bitewe n'amahitamo yawe, bitewe no kubizi, ukacyandika ku gapapuro, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Bibuza ko video yo ku mashusho namaze kuyibakorera, amashusho yose ari mu gazeti, ishyira kuri YouTube channel yacu. Utari kuyibona wenda bitewe nuko watangiye kugiraho video nyinshi, watwandikira ku iyo nimero nababwiye, nkaguhereza video kugira ngo ibibazo nk'ibi nitujya tubigeraho tujye tuba tuzi ibisubizo bya nyabyo, kuko nubundi iyo video nayikoze ku buryo imeze nkaho ari ibibazo. Iravuga ngo ugomba kuzinyuraho zombi. Ese washingira kuki ugiye kunyura ku binyabiziga bibiri? B ikavuga ngo si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C ikavuga ngo ibyapa byaho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. D ikavuga ngo imbere hari inzira y'abanyamaguru. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere. Murabizi kugira unyuraneho ni ukuba icyambere ugeze hariya hari umurongo ucagaguye uraho mugabanya umuhanda mibice cyangwa ibyerekezo bibiri. Ikindi ukaba utari mu koni, ikindi akaba uri kureba imbere neza kugira ngo uba utateza abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa ngo nawe witeze ibyago. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari B. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukata iburyo? Tegereze neza, imbere ye hari umunyegare kandi itara ryamaze kwaka icyatsi rikwemerera gutambuka, none ushaka gukata iburyo. Wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo vuza ihoni umenyeshe umunyegare ko ushaka gukata iburyo. B ikavuga ngo kata ikoni mbere y'umunyegare ugende uhita utanguranwa nawe. C ikavuga ngo emerera umunyegare akomeze inzira ye. D ikavuga ngo ongera umuvuduko kugira ngo umutange. Ese hano wakora iki? Ugeze hari rakoni ushaka kujya mwa muhanda w'iburyo, imbere yawe hari umunyegare kandi ikimenyetso cyamaze kwaka ubururu. Bibutsa ko video yo ku matara nayo namaze kuyibakorera, wasura kuri YouTube channel yacu ukayireba. Ese wakora iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, hanyuma uhitemo igisubizo cya nyacyo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, emerera umunyegare akomeze inzira ye, were gutanguranwa nawe umureke amanzi agende. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Tegereze neza, urabona kino kinyabiziga na hano nubwo ari ku shusho ntabwo uri kukibona neza. Tugeze mu gihe wenda cy'imvura, ntabwo uri kubona neza imbere, ntabwo uri kureba mu ntera runaka yabugenewe kugira ngo ube watwara ikinyabiziga. None ni igihe cy'ibihu, wacana ayahe matara y'ikinyabiziga?
hano hari amatara baduhaye. Urabizi ikinyabiziga kigira amatara atandukanye. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wacana aya matara? Iravuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C ikavuga ngo amatara magufi. D ikavuga ngo urumuri rusanzwe. Ese wacana aya matara ni mu gihe cy'ibihu, ntabwo uri kureba imbere neza, wacana ayahe matara? Wacana ubuhe bwoko bw'amatara y'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, amatara magufi? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, urumuri rusanzwe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi niyo matara wacana mu gihe cy'ibihu, kugira ngo ay'imbere agufashe kureba neza, n'ay'inyuma ariko yereka abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari inyuma yawe ko hari ikinyabiziga, kuko nabo ntabwo baba bari kureba neza, ndetse n'amatara magufi. Hano rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari A. Ikibazo cya kane kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kubyitwaramo ute? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B ikavuga ngo vuza ikoni ukomeze. C ikavuga ngo gabanya nurangiza ukomeze witonze. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, A iba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri, na C iba ari igisubizo cy'ukuri. Ese ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda cyangwa ashaka kwambuka umuhanda, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wabyitwaramo ute? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, ukamanza ugahagarara, uwo muntu akamanza agatambuka ukabona gukomeza. Iyo nkoni ukayifata nk'aho ari icyapa kikubuza gukomeza kugenda, ukamanza ukamuha umwanya agatambuka. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, uri mu muhanda, uhabonye iki cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu gitukura, ese wabyitwaramo ute? A iravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C ikavuga ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D ikavuga ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo kugira ute, mbere yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri, ikintu uba ugomba gukora niba ubonye kino cyapa mu muhanda aba ari B. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko ugateganya icyago imbere. Icyo cyago ntabwo wakikubwiye, ariko ugomba kugiteganya ukacana ubwitonzi. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita A feri y'urugendo, B feri yo guhagarara umwanya munini, C bakayita feri yo gutabara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ubuhe buryo ushobora gukoresha kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri uzi ko idakora neza? Ese babwita ngo iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A feri y'urugendo. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B feri yo guhagarara umwanya munini. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C feri yo gutabara. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza, ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. Ubwo buryo ukoresha feri yo gutabara
kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro kandi feri itari gukora wenda neza. Murabizi feri z'ikinyabiziga zigenda zitandukana. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A 2, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B 3, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C 1, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko ikintu uba ugomba gukora mu gihe witegura gukora ikizame, gukorera provisoire, aba ari ukubona imyitozo ihagije. Murabizi bino bibazo n'ubundi nibyo bongera bakababazamo, ntabwo bongera ngo bajye guhimba ibindi bibazo. Niyo mpamvu ikintu uba ugomba gukora ni ugukosora ukabona imyitozo ihagije kugira ngo uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Niyo mpamvu ino channel yaje kugira ngo tujye dukosora buri kizami cyose cyakozwe, kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira agahanagura kirahuri kamwe. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kubyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo tegereze neza, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara y'ikinyabiziga maremare ntago yakomeza yaka igihe cyose, hari igihe aba agomba kugira akazimwa. Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, iyo ari mu nsisiro, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, niho uba ugomba kugira ute, niho uba ugomba kuzimya amatara maremare kugira ngo urwo rumuri rudahumisha umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri imbere muri mu byerekezo bitandukanye, bigatuma ashobora guteza ibyago, akaguteza ibyago cyangwa akabiteza abandi. Urabizi niba wari utwaye ikinyabiziga, ikindi kinyabiziga kiri imbere yawe kikagucana amatara maremare mu maso, hari igihe bishobora gutuma utareba neza, bikaba byateza impanuka. Niyo mpamvu iyo ugiye ku kinyabiziga kigiye kubisikana uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga. Ndakeka ko bamaze guhitamo kino gisubizo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. A aravuga ngo itara ndangamubyimba. B ikavuga ngo itara ryerekana icyerekezo nk'ibinyoteri, cyangwa ubwo ni ibinyoteri hano bari kuvuga kuri B. C ikavuga ngo itara ndangaburumbarare. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo itara ndangamubyimba, B ikaba ariyo itara ryerekana icyerekezo, na C ikaba ariyo itara ndangaburumbarare. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A niyo itara ndangamubyimba, B niyo itara ryerekana icyerekezo. Ikinyabiziga kiba cyagira amatara asa
menshi atandukanye, amatara ndangamubyimba, amatara yerekana icyerekezo, amatara ndangaburumbarare, akaba asa ari menshi, mu gihe ku yandi matara ho biba wenda bitemewe. Ubwo rero hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri burenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 25, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikavuga ngo santimetero 45, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi ko ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. Murabizi santimetero 25, ubwo muri kuhita mwumva ukuntu ingana. Murabizi ko metero imwe ingana na santimetero 100. Ubwo urumva santimetero 25 ni nkeya cyane. B nayo ntabwo yaba ariyo, na C ntabwo yaba ariyo. Niyo mpamvu ari igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo icyo gisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, C ikavuga ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese bino binyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, murabizi harimo nka za Kivu Beriti, za Ritiko, murabizi zigenda zitegereza abagenzi mu nzira. Iyo wenda icyo kinyabiziga kitagikodeshwa cyangwa kitakodeshejwe, hari itara rishyirwaho kugira ngo abantu babe babimenya. Ese iryo tara riba rimeze ute? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se igisubizo cy'ukuri hano ni C? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara ndanga mbere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari bigomba kugenda ute? Z'ubugari habariwemo imitwaro kandi ikinyabiziga kindi kiziritseho habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Tegereze neza ibisubizo 4 baguhaye, hanyuma uhitemo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo amatara magufi, B ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare, C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini niyo agomba gusimburwa. Amatara niyo aba agomba gusimbura ibinyabiziga igihe ikinyabiziga nta kindi kiziritseho, abagomba gusimburwa n'amatara akurikira. Mwayo matara mu gihe bihagaze umwanya muto cyangwa munini
mu nsisiro bimanyikenye ku ruhande rw'umuhanda. Amatara bagomba kusimbura ni amatara yo guhagarara umwanya munini kuko biba bishobora kwamara umwanya munini. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubara neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa gute? Murabizi hari igihe kigera abanyeshuri wenda bakajya mu muhanda bitewe n'igikorwa cyabaye runaka, bavuye ku kigo kimwe wenda bagiye ku kindi, cyangwa se udusigo tw'abantu bari kugenda mu muhanda wenda bagiye nko gutabara cyangwa hari nk'ikintu cyabaye bikaba ngombwa ko abantu bagenda mu muhanda ari benshi. Hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa wenda nko iyo ari mu gihe cyane mu gihe cy'ibihu bitashobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba kure. Ese bagaragazwa n'iki? Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikavuga ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Murabizi niba abantu bari kugenda mu buryo bungana gutyo ari benshi mu muhanda, baba bagomba kugaragazwa n'ikintu runaka kugira ngo, urabizi icya mbere baba bafashe igice runaka cy'umuhanda kinini bishobora kubangamira imigendere y'ibinyabiziga. Ikindi impamvu bagomba kugaragazwa ni ukugira ngo umuyobozi ababone mbere, abafata ingamba, yaba aparitse ikinyabiziga bagatambuka cyangwa ari ukugabanya umuvuduko bakabakikira, byose kugira abimenye icyo arakora hakiri kare. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri n'amapikipiki n'ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Hakaba hari imizigo yikorewe n'ibinyamitende n'ibiziga by'imitende n'ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'amapikipiki. Hari ibipimo biba tugomba kurenza mu gihe bitwawe inyuma ku kinyabiziga, ariko ibyo binyabiziga bibitwaye bikaba bidafite moteri. Ese ni ibihe bipimo? A iravuga ngo santimetero 20, B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo santimetero 60. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, santimetero 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, santimetero 30. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, santimetero 50, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, santimetero 60. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni A, ni C, santimetero 50. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? A iravuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikavuga ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iri tara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D?
ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho hagomba gushyirwa iri tara ndanga nyuma. Ikibazo cya 16 kibaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Bibutsa ko ikintu bita utugarurarumuri, niba ari bwo bwa mbere ugeze ko hino YouTube channel yacu, nkunda kubivuga, kagarurarumuri ubwako ni kaka, ariko iyo hakubiseho urumuri bitewe n'ukuntu gasa kaka ubona gatanze urumuri. Niba gasa umutuku ukaba utwaye ikinyabiziga, urumuri rw'ikinyabiziga rwagakubitaho uhita ubona katse nk'umutuku. Niba gasa umuhondo uhita ubona katse umuhondo, ariko ubwako ko kakaba kataka. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho wenda baba bashaka kugaragaza inkombe z'umuhanda kugira ngo niba utwaye ikinyabiziga ujye uramenya aho ugarukira. Rero utugarurarumuri byo ngibyo nibyo naba mbabwiyeho. A iravuga ngo amatara kamenabihu, B ikavuga ngo amatara yo gusubira inyuma, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bibutsa ko amakode ari kuboneka waba uri hose mu gihugu, kandi mbibutsa ko video z'ibyapa ari ingenzi, no ku mashusho no ku bimenyetso bimurika. Izo video namaze kuzishyiraho no ku bimenyetso byo mu mihanda, kugira ngo turusheho kujyanirana. Wasubira kuri channel yacu, cyangwa hari icyo ukeneye nkwigisha, ikintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo iyo somo wansabye muri comment ndakwigisha mite ndikurikizaho. Kandi uramutse ugize ikibazo hano ushobora guhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788131626 nkagufasha, nkagusobanura biruseho. Serivisi yo kugusobanura aba ari ubuntu. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, A ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri, B ikavuga ngo ni bibi igihe cyose, C ikavuga ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabizi kugenda uzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri gusa? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, ni bibi igihe cyose ku binyabiziga byose n'igihe cyose? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, ni bibi ku binyabiziga by'imitende ine, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Urabizi kugenda uri kuzungazunga nta gihe byaba byiza. Umuyobozi ashobora kuba w'ikinyabiziga yateganyije wenda kukunyuraho akapimiranya ahantu araca, ukaba uhise uzungazunga ikinyabiziga cyawe ugahita ukigarura wenda ugana ibumoso, kandi ariho ari kugukatira, ukaba umuteje ibyago, cyangwa nawe ukaba witeje ibyago bigatuma bakugonga. Kandi bino byago byo mu muhanda harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kuba kwitonda, nta byo kugenda uzungazunga. Murabizi kugenda uzungazunga tubonye ko ari bibi igihe cyose. Hano hari ikindi kibazo kibaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira
ugiye guca ahantu hameze gutya, niyo myitwarire wagira. Urabona iriya moto ishaka kuza mwa hano muhanda, hano hari bakoresheje fureshi y'umuhondo, nawe uri gukomeza hano hari fureshi y'umutuku. Ese niyo myitwarire wagira ugeze ahantu bimeze gutya? Tugeze neza, hano hari ibisubizo bine baguhaye. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, ugakomeza. B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano rero igisobanuro cy'ukuri ndakeka ko mwakibonye. Hano igisobanuro cy'ukuri ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Ahubwo reka mbasobanurire impamvu ugomba gukomeza igihe bimeze gutya. Uri kubona hano kwa uno muhanda, uyu muhanda uno muyobozi w'ikinyabiziga arimo urakomeza, niwo muhanda undi wo ushamikiyeho. Kandi turabizi neza ko iyo bagiye kugusanga mu muhanda, umuntu ugiye kugusanga mu muhanda we wari urimo aba agomba guhagarara akamanza akareba ko nta bindi binyabiziga byamanutse, akabona kwinjira nawe mu muhanda. Rero kubera uriya mumotari ari we uri kwinjira mu muhanda, agomba kumanza akareka uno muyobozi wa ino modoka akamanza akagenda, akabona kwinjira mu muhanda. Niyo mpamvu hano igisobanuro cy'ukuri ari A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza kugenda. Ndakeka ko wari amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndakeka ko wari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ugeze hafi y'inzira y'abanyamaguru, kubona hari abasaza, hari abari mu tugare, hari abakuru, hari abana. Twaye ikinyabiziga ugeze hahandi imirongo ibiteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Ino mirongo iteganye ni hahandi inzira y'abanyamaguru. Kino kibazo bakunda kukibaza iyo turi gukosora ikizame gutya. Ntabwo tuba turi gukosora gusa, ahubwo tuba turi kwiga. Niyo mpamvu bagomba guhita mbibabwira ino mirongo iteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Niba kubwira ngo iyo mirongo igabanyamo iteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo ibyerekezo byombi, uzamenye ko ari inzira y'abanyamaguru. Rero uhageze uhasanze abantu barahari, niyo myitwarire wagira uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisobanuro cya nyacyo. Iravuga ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B ikavuga ngo gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C ikavuga ngo kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. D ikavuga ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko. Ese hano urabona igisubizo ari ikihe? Ku muvuduko yahozeho. Ese wakora icyo? Utwaye ikinyabiziga ugeze hariya abanyamaguru bambukira, abanyamaguru barahari, wakora iki? Igisobanuro cy'ukuri ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ese n'igisobanuro cy'ukuri ni B, gukomeza akagenda ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Ese igisobanuro cy'ukuri ni C, kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Cyangwa se hano igisobanuro cy'ukuri ni D, kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Ndakeka ko amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, ugahinzira abanyamaguru bakamanza bagatambuka, ukabona nawe gukomeza. Murabizi abanyamaguru akenshi bavuga ko ngo ntabwo abanyamaguru bajya mu makosa. Niyo mpamvu uramutse umugonze yatangiye kwinjira mu nzira n'ubundi kandi inzira yarabagenewe, byakugiraho ingaruka nyinshi. Uba ugomba kubareka bakambuka, then nyuma ukaza gukomeza ukagenda. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari icyo kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, wabinyandikira muri comment nkabikurikizaho. Kandi ikindi ukeneye kode n'ibindi byose no kwiga by'umwihariko, watwandikira kuri ya nimero 0789531626 nkabafasha. Hari n'ikindi kibazo wagize cyerekeye kugira ubone provisoire cyangwa ubone perime, wambaza nkagusobanura biruseho. Ndakeka ko Imana ikomeje kubarinda, ndakeka ko inshitsi turi gushaka tuzayibona. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.